ikaze. Ubu ngubu noneho nkaba angiye kubagezaho uburyo umugore yafasha umugabo we kumunyaza neza abitomoye. Ahanga nguko rero nanone ntangiye mbasuhuza mbashimira uburyo mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Waba awifuza cyangwa se ushaka gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, dukurikire kuri Kunyaza Sex hasigaye ubashe gusobanukirwa byinshi ku buryo bwimbitse. Nyamuneka ari ubwa mbere ubonye izi video zacu, byaba byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'izi video, dore ko izi ari video zagufasha mu buzima bwawe bwa buri ikaze. Ubu ngubu noneho nkaba angiye kubagezaho uburyo umugore yafasha umugabo we kumunyaza neza abitomoye. B'ingeri nyinshi bamaze iminsi babaza niba kunyara cyangwa se kunyaza bibaho, n'uburyo abagabo bashobora kubikora nabi bikaba bishobora gutuma abagore babo batanyara, nyamara abagabo bakavuga ko abagore babo batanyara kandi aribo babikora nabi. Bati ese kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hari aho bihurira no kunyara inkari izi isanzwe? Abandi bati ese niba ari byiza bakora iki kugira ngo aho bibabeho? Ubundi umugabo uri kunyaza yirinda ko igitsina cye cyagwa, ndetse akamenya neza igihe umugore we arangiriza, kuko bimufasha kugenzura igihe ari bumare ari gukora iki gikorwa cyo kunyaza, bityo akaba yamenya iyo umugore akaba yakuramo igitsina cye kugira ngo atarangiza mbere y'umugore. Mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ni koko hajya habaho igikorwa cyo kunyara. Kunyara biba ku ruhande rw'umugore cyangwa se ku ruhande rw'umukobwa, igihe asohora amavangingo ashyushye aturutse mu myanya myibarukiro ye, igihe ari gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ibi bigaterwa n'uburyohe budasanzwe aba akuye muri icyo gikorwa. Gusa ibi umugabo abigiramo uruhare rukomeye cyane, ndetse abagabo bakaba bagomba kumenya uko bakwitwara muri iki gikorwa, ndetse n'ibyo bakora cyangwa se uburyo bakoresha kugira ngo abagore babo babashe kuzana aya mavangingo. Ese kunyara abikorwa bite? Komeza udukurikire asigaye ubashe gusobanukirwa. Inzobere y'umudogiteri witwa Musa Aguilo avuga ko kunyara kugira ngo bibeho bigomba gutegurwa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse no mu gihe muri kuyikora. Uko bitegurwa rero nuko mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina mugomba kubanza mukabitekerezaho, mukabyishimira, ukishimira uwo mugiye kuyikorana. Kandi uyu umudogiteri yiyama abagabo bafata igitsina cyabo bagahita bagishyira mu gitsina cy'umugore, ahubwo uko bagomba kubanza umwe agakora ku wundi gahoro gahoro, ashimaho gake gakeya, ari nako ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bwiyongera aho mutangira gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo umugabo yinjiza igitsina cye cyose mu cy'umugore, ahubwo yinjiza umutwe akagenda aho ukoza kuri clitoris gakeya, azamura akamanura, yewe akongera akazamura akamanura buhoro buhoro. Icyo gikorwa uko gikomeza kugenda ni nako ububobere ku mugore bugenda bwiyongera, bigatuma umugabo aryoherwa cyane, bityo n'umugore akarushaho kuryoherwa, agatangira kurekura amavangingo ashyushye cyane, aricyo twise kunyara. Umugabo kandi unyaza abikanga agomba gusaba umugore we kumufasha,
akamufata ku bice by'umubiri bitandukanye bifasha umugabo we, urugero nko mu irugu, mu gituza ndetse no mu mugongo. Ibi bice umugore agomba kubifatira umugabo we mu gihe bari muri iki gikorwa, kuko bifasha kuba umugabo yarongora neza, yewe n'umugore akishima bigatinda. Ni byiza rero ko umugabo amenya neza akaniga neza uburyo agomba kunyaza umugore we. Ibi bikagenzura no kukontorora umuvuduko akoresha. Yakumva agiye kurangiza agakoresha uburyo ki aba aretseho gatoya, kugira ngo abashe gufasha umugore we, yewe baze no kuba barangiriza rimwe. Twibukiranye ko hari abagore barangiza abatinze, kuko umugore ashobora kurangiza kabiri cyangwa gatatu, kandi ashobora kuzana ayo mazi nyuma yo kurangiza rero ko umugabo yiga kurangiza atinze. Astaravesta no obingeri nyinshi bamaze iminsi babaza niba kunyara cyangwa se kunyaza bibaho, n'uburyo abagabo bashobora kubikora nabi, bikaba bishobora gutuma abagore babo batanyara, nyamara abagabo bakavuga ko abagore babo batanyara kandi aribo babikora nabi. Bati ese kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hari aho bihurira no kunyara inkari izi isanzwe? Abandi bati ese niba ari byiza bakora iki kugira ngo bibabeho? Ubundi umugabo uri kunyaza yirinda ko igitsina cye cyagwa, ndetse akamenya neza igihe umugore we arangiriza, kuko bimufasha kugenzura igihe ari bumare ari gukora iki gikorwa cyo kunyaza, bityo akaba yamenya y'umugore, akaba yakuramo igitsina cye kugira ngo atarangiza mbere y'umugore. Mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ni koko hajya habaho igikorwa cyo kunyara. Kunyara biba ku ruhande rw'umugore cyangwa se ku ruhande rw'umukobwa, igihe asohora amavangingo ashyushye aturutse mu myanya myibarukiro ye, igihe ari gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ibi bigaterwa n'uburyohe budasanzwe aba akuye muri icyo gikorwa. Gusa ibi umugabo abigiramo uruhare rukomeye cyane, ndetse abagabo bakaba bagomba kumenya uko bakwitwara muri iki gikorwa, ndetse n'ibyo bakora cyangwa se uburyo bakoresha kugira ngo abagore babo babashe kuzana aya mavangingo. Ese kunyara bikorwa bite? Komeza udukurikire asigaye ubashe gusobanukirwa. Inzobere y'umudogiteri witwa Musa Aguilo avuga ko kunyara kugira ngo bibeho bigomba gutegurwa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse no mu gihe muri kuyikora. Uko bitegurwa rero nuko mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina mugomba kubanza mukabitekerezaho, mukabyishimira, ukishimira uwo mugiye kuyikorana. Kandi uyu umudogiteri yiyama abagabo bafata igitsina cyabo bagahita bagishyira mu gitsina cy'umugore, ahubwo uko bagomba kubanza umwe agakora ku wundi gahoro gahoro, ashimaho gake gakeya, ari nako ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bwiyongera aho mutangira gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo umugabo yinjiza igitsina cye cyose mu cy'umugore, ahubwo yinjiza umutwe akagenda aho ukoza kuri clitoris gakeya, azamura akamanura, yewe akongera akazamura akamanura buhoro buhoro. Icyo gikorwa uko gikomeza kugenda ni nako ububobere ku mugore bugenda bwiyongera, bigatuma umugabo aryoherwa cyane, bityo n'umugore akarushaho kuryoherwa, agatangira kurekura amavangingo ashyushye cyane, aricyo twise kunyara.
umugabo kandi unyaza abikanga agomba gusaba umugore we kumufasha, akamufata ku bice by'umubiri bitandukanye bifasha umugabo we, urugero nko mu irugu, mu gituza ndetse no mu mugongo. Ibi bice umugore agomba kubifatira umugabo we mu gihe bari muri iki gikorwa, kuko bifasha kuba umugabo yarongora neza, yewe n'umugore akishima bigatinda. Ni byiza rero ko umugabo amenya neza akaniga neza uburyo agomba kunyaza umugore we. Ibi bikagenzura no kukontorora umuvuduko akoresha. Yakumva agiye kurangiza agakoresha uburyo ki aba aretseho gatoya, kugira ngo abashe gufasha umugore we, yewe baze no kuba barangiriza rimwe. Twibukiranye ko hari abagore barangiza abatinze, kuko umugore ashobora kurangiza kabiri cyangwa gatatu, kandi ashobora kuzana ayo mazi nyuma yo kurangiza rero ko umugabo yiga kurangiza atinze. Hasta la vista.